ikindi shaka guheraho hano twongere dusobanura iki inkuru yose yo muri Bibiliya nta Kristo urimo nta nkuru irimo. Inkuru yose yo muri Bibiliya nta Kristo urimo nta nkuru irimo, nta kirimo. Ni story. It's not the word of God. Now let me ask, niba ijambo ry'Imana ni iki? Ni umuntu. Okay, mugiye muri izo nyandiko hatarimo uwo muntu, ubwo iryo ni ijambo ry'Imana? Uri gusoma inyuguti zitarimo ikintu na gitoya. Nta Kristo urimo nta nkuru irimo. Amakosa yo yarakozwe ni menshi, turi kugeza kugira ngo byumvikane kandi bikosoke kuri benshi, ngo twumve ko Kristo Yesu ari we nkuru, niwe makuru, niwe uhagu uburyohe, test, gusogongera kuri icyo cyanditswe kirimo Kristo. Uburyohe kizana bitandukanye n'igihe utamubonyemo. Niwe man, the only food church yagombaga kurya. Uzi impamvu church rwahe bwaki? N'ubwoko bw'inzaduka bw'ibiryo bitavuye mu ijuru. Ni ngemano yavuye mu ijuru. Yesu ari kuvuga umuntu nandya azabaho byiteka ryose. Umuntu nandya. Ubundi bwoko bw'ibiryo ni ikibazo. What if conviction, complication zarizo zose dushobora kuba dufite zishingiye ku bwoko bw'ibiryo turya? No soma turi hano ahubwo n'igihe tudahari ni ibicurya. Do you realize ko yari umutsima w'ibihe byose? N'ubwoko bw'ibiryo by'abakomeye. Mwanditsi umwe aravuga ngo nibyo kurya by'abamarayika, ngo nibyo kurya by'abakomeye. Nabo babiryaho. Because when you speak the word, iyo avuze ijambo kuri bo ni ibiryo bibatera imbaraga bakagenda. It's food. Nibyo kurya twahawe nka church. Nibyo byonyine bidukuza. Ntago ndi kuvuga ijambo ry'Imana mu kagari, ndi kuvuga umuntu by'umwihariko, Kristo Yesu. So kubw'ibyo nitwiga inkuru yariyo yose, ariko nihazemo Kristo ntiwariye. Nubyitiranye no kwiyumva neza uvuge ngo wafashijwe. Goosebumps kumva ibi bintu ntabwo bivuga ko wafashijwe. Gushesha urumeze, it's a good feeling. Tuzana umuntu ufite akajwi keza baririmbire. Goosebumps zirahita ziza, bivuze ko mwafashijwe. Oh my God, gufashwa bitandukanye no kwiyumva neza. Iyo ufashijwe you move, uva hamwe ukajya ahandi. From within your spirit umwuka wawe umera nk'uwatse, kuko umucyo waje kuri wowe. You are illuminated. Uwo mucyo ukaba mwinshi, bikekerisa ubuzima bwawe bwose, ukumva hari icyakubayeho utasobanura ariko urabizi ko cyakubayeho. Then wafashijwe. Then umenya ko wafashijwe. Na ibyo kwiyumva neza ugataha gutyo. In fact nikanywereka icyo byagufashe, biragufata ku buryo nta bindi utaha utekereza, uvuga my ni ibiki numvaga harishi. You feel like ushaka kubitindaho, ushaka kumedita pani mu byo kubyumva, twarangiza hakagenda wowe. You forget completely ibyo, menya ngo nta cyagufashisha, wiyumvaga neza gusa. Wowe wibona uti all right,